mbasuhuze kandi mbifuriza n'ibihe byiza, mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Abantu mwakunze inkuru ya Isabella na William, iki ni igice cya gatatu mbazaniye. Wowe mushyashya kandi subscribe kuri no kunzogera, yewe ukande na like. Sibyo gusa kandi share zanyu na comment ni ingenzi. Mbahaye ikaze. Duherukana ubwo Karim yari ari kuvugana na Kelly baganira ku bijyanye n'urukundo rwa Isabella na Karim. Ndetse Kelly abwira Karim ati nureba nabi umuhungu uherutse guhura na Isabella azagutwara Isabella burundu, kuko numvishe Isabella yaramukunze cyane. Karim ati man ko numva mise mpagarika umutima. Ubwo uzi ko mushiki wawe ari we nishyizemo neza yuko tuzabana, kuko rwose buriya mushiki wawe namukunze kuva kera tukiri abana, nta wundi mukobwa n'uyu nguyu nzi pe. Kelly ati nawe rwose urabizi ko kuva na kera kugeza n'ubu ngubu batarabyumva mani, kandi na papa na mama bose birwa bimushyiramo, ariko wapi rwose nanga byiyumvamo na busa. Kuko na papa rwose yabonye ukuntu ukunda Isabella, arahira yuko nta wundi muhungu bagomba kuzabana, kubera yuko papa aragukunda mani. Kandi nanjye musaza we rwose nta wundi muhungu mwifuriza usibye wowe bro. Kandi rwose wumva utuje, tuzamukumvishiriza neza ko ari wowe mugomba kubana. Karim ati yego ndabyumva mani, kandi rwose ibyo ngibyo ndumva bitatuma ahindura amahitamo ye rwose. Kelly ati nuwuhe musore se uzamwemera namara kumenya yuko bamufashe ku ngufu kandi atwite? Ubundi uretse wowe wihangana, nuwuhe muhungu wundi wabyihanganira? Karim ati mbabarira sha, nta muhungu wakitesha mushiki wawe n'ukuntu ari mwiza kubera ibyo ngibyo. Kelly ati abeza ni benshi mani. Karim ati erega mani jya umenya ko mushiki wawe yihariye, nta wundi muntu rwose basa. Kelly ati ndumva urukundo rukugeze kure da. Karim ati erega hari wasanga ujya ugira ngo ni imikino mani, njyewe nkunda Isabella bro, ndamukunda byo gupfa pe. Kelly ati umva nkubwire bro, baravuga ngo ufatirana ihene igiheba mani. Nimba udashaka kumubura tangira umurinde mani, umurinde utwo dusore twa hato na hato, kuko we rwose nta gahunda na nkeya afite yo kugukunda. Tangira noneho rero umwiteho, umwereke yuko nyine umwitayeho cyane, wenda nawe azagukunda nta wamenya. Naho bitabaye ibyo bazamugutwara mu kanya nk'ako guhumbya bro. Karim ati ahubwo se ubu ngubu tuvugana ari hehe? Kelly ati yewe bro simbizi pe, ariko ubu ngubu rwose ntawe uri mu rugo. Karim ati ubu se yaba ari hehera, cyangwa yagiye guhura na wa musore? Ariko rwose mbasanganye nahita nserera n'umuntu tu. Ubwo rero Isabella utari uri mu rugo yari yageze kwa ka resitora rwose, ubona yuko ategereje, ndetse ategereje wa musore. Ubwo kandi William yari arimo imbere ari kumwe na Sandra. Ubwo Sandra ati sha noneho wabaye umuntu pe, wabaye umusore mwiza kabisa, wibutse noneho no gusohokana inshuti yawe uyizana ahantu nk'aha ngaha. William ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Sandra ati none se ubwo ngubwo si ubwa mbere ubikoze? Ubundi ubusanzwe twajyaga mu kabari ndetse tukajyayo ari nijoro turi kumwe na Jacques, none ubu ngubu tuhaje ku manywa ahangaha ndetse tuza muri resitora mani. Ikirenzeho twazanye ahangaha Jacques tutari kumwe, urumva se atari igitangaza? Ahubwo umbwira icyo ushaka kumbwira. William ati ninde wakubwiye se ko hari icyo nshaka kukubwira? Sandra araseka ati sha rwose wigira isoni William, rwose ndakuzi, ndabizi rwose ntabwo wabunzanye ahangaha ari ukurya no kunywa gusa, kuko tumuranye imyaka myinshi turi inshuti, nta kuntu naba nakuzi. Ahubwo mbwira ikintu washakaga kumbwira, kubera yuko rwose ndabona ibi bintu bidasanzwe. Kandi ikindi nimba hari ikintu rwose ufite mu mutima wawe wumva ushaka kumbwira, mbwira ndakumva pe, mbwira ndi bukumve. William ati ariko ubundi ntiwasaze, ibintu uri kuvuga uri kubikura hehe? Ahubwo ndabona ntari kumubona di. Ubwo yarakomeje areba hirya arangaguzwa hirya no hino. Sandra ati sinzi umuntu rwose uri gushaka mani, ariko reka tube seriye, niki cyatumye unzana hano? William ati nyine nimba warambiwe taha. Sandra ati ese kumbwira nabi? William ati urimo urambaza ubusa rwose, kandi nta mpamvu n'imwe n'ingi yatumye nkuzana ahangaha. Njyewe n'umukobwa twahuriye ahangaha rwose dutandukana atambwiye ahantu aba, ndetse agenda atampaye na nimero ye. Rero nagarutse ahangaha kugira ngo ndebe ko rwose ntahamubona. Rero nanze kuza ahangaha njyenyine, mpita
mpitamo kukubwira ngo tuzane aha ngaha kubera yuko nyine ntari kuba mfite irungu ryinshi. Sandra ati urimo kunkoresha se kugira ngo uterete undi mukobwa? Ariko ubundi William ugira umutima cyangwa? Ni ryari ntakwereka ko nkukunda ariko ugakomeza kunyereka yuko utanyitayeho ndetse ukankoresha mu nyungu zawe? Gusa uwo mukobwa ninde utuma uza aha ngaha rwose kwirirwa wicaye muri resitora? Ubundi ushaka yuko nzasara nibwo uzishima? Ndagukunda urabizi. William ati njyewe ntabyo nzi. Sandra ati ngaho nyine bimenye. William ati sawa nyine nabyumvise. Sandra ati nimba wabyumvishe se ubikozeho iki? William ati none se urashaka ko mbikoraho iki? Mubwire se ko ngukunda kandi atari byo? Ngaho nyine nimba unkunda ni byiza rwose kandi urakoze. Sandra ati koko? William ntabwo nari nzi ko uri umugome bigeze aho ngaho. Sandra ubwo muri ako kanya ahita ahaguruka aragenda ubona yuko ababaye cyane. William nawe yahise ahaguruka bisa nkaho agiye kumukurikira, akigenda ahita ahura na Isabelle. William ati yo Isabelle ni wowe? Isabelle ati turongeye turahuye mana we. William ati ntabwo niyumvishaga neza rwose ko wazangaha kuko urebye ni wowe naje nje kureba pe. Isabelle ati ubwo se njye waruje kurebara ubuse wanshakiraga iki? William ati hari ibintu byinshi rwose narinje ngo tuganire tutaganiriye ejo, ndetse hari n'ibyo wari ugiye kumbwira wa musore ahita aza maze ahita agutwara utambwiye. Ese bundi uriya ni boyfriend wawe? Isabelle ati rwose uriya ntabwo ari boyfriend wanjye, ni inshuti yanjye bisanzwe usibye yuko aba ampangayikiye cyane. William ati ni byiza rwose kugira inshuti nk'iyo ngiyo. William ati waretse se tukajyana hanze? Ubwo bahita bahaguruka barasohoka. Bakigera hanze Isabelle ati ariko se utambeshye n'iki cyakuzanye aha ngaha? William ati rwose nakubeshye, ni ukuri ko Imana naje kukureba aha ngaha pe. Isabelle ati rwose ndumva ubu ngubu bintangaje. None se ukora iki? William ati ntacyo pe. Isabelle ati niyo mpamvu wigize nk'umusore w'ikirara. Ubundi umusore muzima aba agomba kwambara nyine nk'abantu bakuru, apana kwambara deshire nyine nk'izo ngizo wambaye. No gukaraga umusatsi nyine ni byiza, ariko nyine biba byiza kurushaho iyo ufite agasatsi gakeya kadakaraze cyangwa se ukiyogoshesha. William ati ibyo ngibyo rwose ntabwo mbimenyereye. Ahubwo se ko ejo wari ugiye kumbwira ibintu by'umuntu bafashe ku ngufu maze ugahita ugenda utabivuze, hari ikibazo ubimbwiyeho? Isabelle ati none se wakunda umukobwa bafashe ku ngufu bakamutera inda? William ati cyane rwose. Impamvu nyine namukunda ni uko yaba yarabikoze atabishaka cyangwa se bakabimukora atabishaka we. William ati se wowe wakunda umuhungu wafashe umukobwa ku ngufu? Isabelle ati yego namukunda, ariko maze kubona ko yahindutse akaba umuntu mwiza muzima, ariko kandi ko nta cyatuma yongera gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. William ati ni byiza pe. Isabelle ati none se William kuki nta kazi ugira? William ati nyine mu minsi ishije nuko nahuye n'ibibazo byinshi bituma ndeka akazi. Nuko William ati inkuru yanjye ni ndende, ariko nyine ngiye ntabwo nashoje kwiga kubera nari narabaye ikirara nyine no gukora byarananiye. Isabelle ati icyo si ikibazo rwose kuko bizagenda biza ukora uko ushoboye. Ubwo William aramwitegereza. Isabelle ati none se kuri kundeba gutyo? William ati nuko nyine ndashaka ko njye nawe tuba inshuti. Isabelle ati nta kibazo, ariko bansezeranye ko numenya ubuzima bwanjye ndetse nkakubwira ibyanjye byose utazareka kuba inshuti nanjye. William ati nta kintu n'iki ngiki rwose na kimwe kizatuma tureka kuba inshuti, ahubwo nanjye mbwira yuko ninkubwira ubuzima bwanjye bitazatuma njye nawe tureka ubucuti tugiye kugirana. Isabelle ati erega hahise haba harahise William, nta na kimwe rwose kizahagarika ubucuti bwacu. Ubwo yahise amuhobera ubona yuko bose bishimiranye, ndetse icyo batazi disi ni uko bombi hari ikintu kimwe bahuriyeho cyo kuba William ariwe wafashe uyu mukobwa Isabelle ku ngufu. Ubwo bakiri guhoberana William aribaza mu mutima ati sinzi impamvu uyu mutima wampatirije kuza hafi y'uyu mukobwa, kandi rwose ko namara kumenya yuko nafashe umukobwa ku ngufu ibingibi byose bizarangira, ariko rwose sinizeye ko bizapfa kunyorohera bitewe n'uburyo uyu mukobwa ari rwose mumvisha umurura mu buzima bwanjye kuva navuka.
ubwo Isabella nawe bari kwivugisha mu mutima ati ese ko numva uyu musore ari we nishimiye cyane nirengagije ibyambayeho byose, ndetse rwose sinizeye yuko namara kumenya yuko bamfashe ku ngufu ubucuti dufitanye muri aka kanya rwose sinizeye yuko butazarangira, kandi ukuntu ndi kubyumvisha muri njyewe sinzi ko nzabasha kubyihanganira rwose uyu musore ntansiga. Mana Nyagasani, ubwo buri wese yakomeje gutekereza byinshi mu mutima we, ariko se kandi simbi namenya ko uyu musore ari we wamufashe ku ngufu na William akamenya ko ari uyu mukobwa yafashe ku ngufu, bizagenda gute? Utazacikwa n'igice cya 4. Reka duhurire muri comment maze umbwire igitekerezo cyawe bitewe n'uburyo wumvishe iyi nkuru, ndetse kandi umbwire nimba twayikomeza cyangwa twayihorera. Njye mwari muri kumwe kuri mikoro, nitwa Dani, kandi rwose Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.